iryo jwi wumvise niba uzi ibyerekeranye n'inyoni cyangwa n'inyamaswa wahise umenya ko iryo jwi ari ry'inyoni yitwa Kagoma. Kagoma ni ubwoko bw'igisiga ariko cyo noneho kiba ari igisiga kinini kiruta ibindi. Uyu munsi kubera iki ntangiye mvuga kuri Kagoma, ngiye kukubwira ibintu 7 ushobora kwigira ku mibereho y'iki gisiga cyitwa Kagoma cyangwa igo mu cyongereza. Ibi bintu 7 ugiye kwigira kuri Kagoma uraza gusanga uramutse ubikoresheje mu buzima bwawe bwa buri munsi, byaba ibintu bita bihindura ubuzima bwawe ku rwego mbese nawe ubwawe uzajya usubiza amaso inyuma ukibaza ngo uyu nguyu ndeba uyu munsi ni ngewe ngereranyije na wa wundi nariwe mbere. Ni ibintu 7 tugiye kureba mu video. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mbanze babwire ngo uburyo mukomeje gukunda ibiganiro mbagezaho rwose biranshimisha ku kigero mudashobora kumva. Ibyo bintu muri gukora ndimo ndabyishimira, ndimo ndabikunda cyane kandi ntababeshyi, nibyo biri kuntera imbaraga zo gukomeza kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge pe. Iyo ukoze subscribe ndabibona, iyo urebye ibyo nashyizeho ukabitega amatwi ukabisangiza n'abandi, ibyo nabyo ngenda mbibona. Ndagira ngo rero mbanze mbashimire by'umwihariko. Ikindi ndabasaba imbabazi. Iyi channel banze ngitangira narayise ko ari channel yanjye. Iyi channel ntabwo ari yanjye. Iyi channel ni yanyu. Ibyo nshyiraho ni mwebwe mbishyiriraho. Kuko channel iba yari yanjye n'undi ibyo nshyiraho najya mbifata nkabyumva niriwe mbishyira kuri channel kuko n'ubundi mba mbifite. Ariko noneho ndagira ngo buri wese amenye ngo ni mwebwe nayishyiriho. Mwebwe bandi, mwebwe mukunda amagambo y'ubwenge, mwebwe mukunda ibintu byiza, mbese mwebwe mushaka gufata ibintu mukunda mukabyegereza umutima wanyu. Iyi channel ni yanyu. Niba rero umaze gukurikirana ikiganiro kimwe cyangwa 2 utarakora subscribe ku channel, ndagira ngo nkubwire ngo rwose urimo urarangara. Mu yandi magambo urimo uratinshingana. Wibuke gukora subscribe. Nurangiza ushobora kujya muri comment ukatwandikira ukatubwira n'ibyo dukora ubikunda, kugira ngo bikomeze bidutere imbaraga, dukomeze dukurire hamwe, dukomeze dufate ibintu mukunda tubyegereze umutima wanyu. Iyo niyo ntego yanjye, niyo gahunda yanjye, nta n'ikindi kintu nzigera nkora uretse kuzana ibintu mukunda nkabyegereza umutima wanyu. Bringing the things you love closer to your heart. Tugiye kugenda twihuse turebe amasomo 7 cyangwa ibintu 7 dushobora kwigira mu by'ukuri ku buzima bwa Kagoma. Don't be a parent. Burya ngo ntabwo ugomba kubaho ubuzima bumeze nk'ubwiriya nyoni. Hari inyoni ikunda kuvuga cyane, iriya nyoni bayita gasuku. Gasuku ni inyoni burya ngo ivuga cyane, But can't fly high. ariko ugasanga ni inyoni idashobora kuguruka ngo igere kure cyane, igere hejuru mu kirere. But an eagle is silent. Ariko noneho Kagoma yo ibituje, icecetse, ntushobora kenshi no kuyumva ivuga cyangwa isakuza. And has the willpower. Ariko ugasanga nubwo ari inyoni iba yicecekeye, iba ifite imbaraga mbamutima, za mbaraga ziba zirimo imbere muri yo, mbese zituma yumva ishaka kugenda ngo ikore hejuru mu bicu, ikore ku kirere, ikirere kigarukiye. Here's the 7 mentalities that we can learn from an eagle. Aha rero hari ibintu 7 noneho dushobora kwigira kuri Kagoma. Ibintu 7. Ibi bintu 7 uhereye ku cyambere kugeza ku cya 7 ni ibyawe. Ubitega amatwi kugeza dusoje. Number 1. Icyambere, Eagles fly alone at high altitude. burya za Kagoma ziguruka zonyine kandi zikaguruka ku butumburuke bwo hejuru cyane. Ntushobora kubona Kagoma mbese igurukana n'utundi tunyoni. Kagoma ziguruka zonyine kandi zikagurukira hejuru cyane hashoboka. Eagles don't fly with sparrows, Burya ntushobora kubona za Kagoma zigurukana n'ibishwi, ravens, zigurukana n'ibijwanga cyangwa se n'utundi tunyoni duto turi aho ngaho. meaning stay. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Aho ngaho kuba Kagoma cyangwa se kwiyo ngingo ya mbere, ku icyo kintu cya mbere kiranga imibereho ya za Kagoma, tumaze kubona ko ari inyoni cyangwa se n'ubwoko bw'ibisiga biguruka byonyine kandi bikagurukira hejuru cyane. Isomo twe twakuramo none dushyira mu buzima bwacu niriye. Away from narrow-minded. Icyo bishatse kuvuga ngo ugomba kuguma kure cyangwa se kwitandukanya n'abantu bafite imyumvire mbese idahwitse, cyangwa se abantu badatekereza mu buryo bwagutse, bafite ibitekerezo mbese wagira ngo birafunganye. Those that bring you down.
ba bantu usanga bagusubiza hasi bagusubiza inyuma, ba bantu mbese badashobora kuguha igitekerezo mu by'ukuri gituma utera imbere cyangwa se ngo bakungure inama yatuma hari intambwe utera ngo uve ku rwego rumwe ujye ku rundi. Abo bantu uragomba kubashyira kure yawe ukitandukanya nabo, nk'uko Kagoma nazo zidashobora kugurukana n'ibishwi ngo zigurukane n'ibijwangajwanga, zigurukane n'ubu bunyoni buri aho ngaho bugurukira hano hafi hano hejuru ku buryo gashobora kuguca hejuru ukaba wanagafata kanyuze hafi yawe. Eagles fly with eagles. Za Kagoma burya zigurukana n'izindi Kagoma. Kagoma ziragurukana. There's a saying that goes like this. Burya hari imvugo noneho igikunda kuvugwa ngo People you hang around, abantu bakunda kuvuga ngo abantu burya umara nabo igihe, abantu wisanisha nabo cyangwa se abantu wihuza nabo, abantu ubana nabo, abantu ugendana nabo, mu yandi magambo ba bantu mbese bari hafi yawe, bahora hafi, ba bantu udashobora kwira mutabonanye cyangwa mutavuganye, abo bantu bakuzengurutse bari hafi yawe, eventually determine the person you become. abo nibo bazagena umuntu uzaba we, uzahinduka nde cyangwa uzaba ndi, cyangwa se uyu munsi urinde already. Duhereye n'uyu munsi uwo uriwe uyu munsi wabaye we bitewe n'abantu mwagendanye cyangwa se n'inama wumvise cyangwa se n'ibitekerezo ugenda uvana mu bantu mubana, abantu bakuzengurutse, abantu b'inshuti zawe. Niyo mpamvu ugira ngo mubwire ngo iyi cano ni iyawe, kugira ngo wunguke ibitekerezo by'ubwenge, wunguke amagambo y'ubwenge yayandi agenda akakwagura mu bitekerezo, akakwagura mu myumvire, ku buryo noneho usigara uri umuntu ufite ubwenge bwagutse buri ku kindi kigero. Iyi cano ni iyawe, ndetse ushobora no kwifata ukayisangiza abantu uzi ko bakunda mu by'ukuri ibintu by'ubwenge, bashaka kubyumva. Ibi bintu ntubyihererane. Keep good company. Uba ugomba rero kuba uri kumwe n'abantu beza, abantu bazima. Number 2. Icya kabiri, Eagles have vision. burya za Kagoma zigira icyo twita vision. Vision ushatse wavuga ko ari intumbero. Kwa kuntu mbese ugira intumbero y'ikintu runaka kandi ukaba wumva byanze bikunze ugomba kukigeraho. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. Nuvuga ngo Kagoma zifite ubushobozi bwo kwitegereza ikintu kandi zikagitumbira kiri mu birometero 5, zikagihangaho ijisho, ntizigikureho ijisho. Mbese ikintu kiri mu birometero 5 Kagoma zifite ubushobozi bwo kukireba kandi zikakireba mu buryo zitagikuraho ijisho. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the... Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose cyangwa se ibi n'ibyo ari byo byose byagerageza kuvangira Kagoma ku kintu yahanze y'ijisho cyangwa se ku kintu ndi kureba, ibyakwitambikamo hagati aho ngaho hose muri bya birometero 5 twamaze kuvuga, uko byagenda kose Kagoma yo ngo ntabwo yigera ivana ijisho ryayo ku muhigo wayo cyangwa se ku kintu igambiriye gufata yamaze kubona, mbese yashyize muri target, yashyize muri vision, muri ya ntumbero yayo twavuze. Pray until he grabs it. Meaning have a vision and remain focused in your life. Ibyo bishatse kuvuga iki none tubisanishije n'ubuzima bwacu, bivuze ngo nawe uragomba kugira intumbero mu buzima bwawe, uragomba kugira ikintu wiyemeza, uragomba kugira ikintu tumbira ukavuga uti iki kintu ndagomba kukigeraho byanze bikunze. Kandi noneho imbogamizi, inzitizi zose wahura nazo ntabwo zigomba kuba impamvu zo kuvana amaso yawe kuri cya kindi wiyemeje cyangwa se kuri cya kintu No ushaka matter kugeraho. what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed. Uko byagenda kose, ibyawe ibyo ari byo byose, ibibazo byose wahura nabyo, ntabwo ugomba kuvana amaso yawe kuri cya kindi wiyemeje byanze bikunze, kandi bizarangira ugeze ku ntsinzi. Uzatahukana intsinzi kubera ko uri umuntu ubasha kugira intumbero, ukagira intego, kandi warangiza noneho ukayihangaho amaso cyangwa se ukayerekezaho umutima wawe, ukayerekezaho ibitekerezo, ku buryo n'ibigerageza kuguca intege byose ubyirengagiza, ahubwo ugakomeza ugahanga amaso kuri cya kindi wiyemeje. Byanze bikunze rero uzatahukana intsinzi. Number 3. Icya gatatu noneho rero, Eagles are fearless. Kagoma burya ntizitinya, ntizigira ubwoba, ntabwo ari ibinyabwoba, ntabwo ari ibintu bitinyishwa n'ibibonetse ibyo ari byo byose biri aho ngaho. An eagle will never surrender to the size or strength of it. Ni ukuvuga ngo ntuzigere ubona Kagoma yatinyishijwe wenda n'ubunini cyangwa se n'imbaraga z'umuhigo wayo. Ni ukuvuga ngo niba ari ikintu runaka Kagoma yiyemeje gufata, byanze bikunze uko kingana uko ariko kose ipfa kuba yabyiyemeje, ntabwo icyo kizayitera ubwoba. Imbaraga z'icyo kintu cyangwa se z'uwo muhigo wa Kagoma
ntabwo nazo zishobora gukanga kagoma byanze bikunze. prey. It will always get a fight to win its prey. Byanze bikunze kagoma irarwana kugeza ubwo itsindiye icyo yiyemeje cyangwa se itsindiye umuhigo wayo, Or regain its territory. cyangwa se ikarwana kugeza ubwo yigaruriye amatware yayo. Size or big your problems are, don't give up. Ibyo bishatse kuvuga ngo rero uko ibibazo byawe byaba bingana kose, uko byaba bingana kose, ntabwo ugomba gucika intege cyangwa ngo umanike amaboko ngo uvuge ngo birananiye cyangwa mbivuyemo, ahubwo ugomba kurebana nabyo ugahangana nabyo. Instead, face it. Successful people are fearless. Burya abantu batahukana intsinzi cyangwa abantu bagira ibintu bageraho mu buzima, ba bantu mbese usanga baratsinze ari abatsinze, bafite ibintu runaka bifatika tuvuga ngo turebe tukavuga aba bantu kuko hari ikintu bagezeho. Ba bantu akenshi uzasanga atari abantu b'abanyabwoba, ntabwo ari abantu baba bagira ubwoba. They face problems. Ni abantu bahangana n'ibibazo kandi bakarebana nabyo mu maso. Number 4, Icya kane noneho, eagles are tenacious. burya za kagoma usanga zizirika cyangwa se zirihambira, ziriyemeza mu yandi magambo. Eagles love storm. Burya za kagoma usanga zikunda igihe hari inkuba zikubita, igihe imvura yakubye, mbese igihe ubona ko imvura igiye kugwa nyinshi cyane, irimo inkuba, irimo imirabyo, icyo gihe za kagoma zo zirabikunda cyane. Kubera iki zibikunda? When clouds gather, the eagles get excited. Burya iyo ibicu bitangiye kugenda byiyegeranya, za kagoma zo aho zirizumva zitangiye kunezerwa. The eagles use the storm wind to Kubera iki? Kubera ko burya kagoma zikoresha wa muyaga mwinshi uhuha, wa muyaga urimo inkuba, uriya muyaga ukubita uhuha ari mwinshi cyane, utangira kugenda wegeranya ibicu, mbese cyagiye ubona ko hatangiye no kwijima kubera imvura nyinshi cyane igiye kugwa. Za kagoma zo zikoresha wa muyaga kugira ngo uzifashe gutumbagira zigere hejuru lift cyane. themselves higher. Once it finds the wind of a storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. Ni ukuvuga ngo za kagoma zo zikoresha wa muyaga noneho mwinshi cyane kugira ngo ubashe kuzitumbagiza zizamuke zigende zirenga ibicu. This gives the eagle the opportunity to climb. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo noneho rero bihita bihereza kagoma amahirwe yo kuba navuga ngo zatendera ku muyaga noneho zikarambura amababa yazo, hanyuma zo zigatwarwa n'umuyaga zikagenda ziguruka nta mbaraga nyinshi zirimo zikoresha. Mu yandi magambo, za kagoma zo igihe umuyaga ubaye mwinshi, tubibona ko imvura igiye kugwa, tubibona ko mbese igicu cyabuditse, icyo gihe nicyo kiza kuri kagoma yo ihita none ikoresha wa muyaga kugira ngo itumbagire izamuke. Mu yandi magambo, kagoma yo ibihora ishaka kuzamuka ikajya hejuru y'ibicu, igakoresha noneho wa muyaga kugira ngo mbese itembere mu bicu, itembere mu kirere nta mbaraga nyinshi cyane igombye gukoresha. And rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches. Icyo gihe rero igihe za kagoma zo ziba noneho zirambura amababa yazo, zisa naho ziruhukira mu kirere ariko hejuru cyane, utundi tunyoni usanga twirukanse twagiye kwihisha, twagiye mu byari, twagiye mu mababi y'ibiti, twagiye gushaka mbese ahantu twihisha. Leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Ibyo bishatse kuvuga ikiro mu buzima bwacu bwa buri munsi busanzwe, bishatse kuvuga ko ba bantu bagira ibintu bageraho burya ntabwo ari abantu batinya guhangana cyangwa se guhatana n'ibibazo, ngo usange batinya guhatana wenda n'imbogamizi runaka zibayeho cyangwa na challenges bahuye nazo. Oya, abantu bagira ibintu bageraho, achievers, ba bantu usanga mbese tuvuga tuti aba bantu hari ikintu bagezeho, abo ni abantu batajya baterwa ubwoba na challenges cyangwa se ngo baterwe ubwoba n'ibibazo runaka bahura nabyo mu buzima. Rather, they relish in them and use them for profit. Ahubwo bya bibazo bahura nabyo, za ntambara bagenda bahura nazo barazishimira, ahubwo barangiza noneho bakazikoresha mu buryo bafitiye inyungu, bakazibyaza umusaruro mu yandi magambo. Number 5. Icya gatanu. Eagles never eat dead things. Icya gatanu ugitega amatwi ucyumve neza. Kagoma ntabwo zijya zirya ibyapfuye, ibintu byapfuye byaba ibyipfishije cyangwa se byishwe n'izindi nyamaswa, kagoma ntabwo zijya zibirya. Eagles never eat dead meat. Ntushobora kubona kagoma irya inyama mbese yishwe n'ikindi kintu cyangwa se yapfuye cyangwa imaze igihe iri aho ngaho. In other words, an eagle does not scavenge. Mu yandi magambo, kagoma ntabwo ishobora gukora icyo twita scavenge nyine
hari ukuntu hari inyamaswa tuzi mu ishyamba ziba zihiga, hakaba n'izindi noneho zigenda inyuma zirya imirambo y'inyamaswa cyangwa se udutumbi tw'inyamaswa ariko zishwe n'izindi. Urugero, mbaye nk'urugero nihuse, hari inyamaswa tuzi zitwa scavengers. Scavengers ni za nyamaswa zidashobora kwihigira umuhigo, ahubwo zo zigenda zirya ibyipfushije cyangwa se ibyishwe n'izindi. Urugero, hari nk'igisiga, nk'ikintu twita inkongoro, icyo twita vulture. Inkongoro ni nk'ibintu bijya kumera nk'ibisiga ariko byo biba ari binini cyane. Noneho inkongoro rero akenshi zigaragara ahantu hari intumbi z'inyamaswa nyinshi cyangwa se imirambo y'abantu benshi. Inkongoro zigaragara ahantu hari udutumbi tw'inyamaswa cyangwa se nk'ahantu hari imirambo y'abantu ku gasozi, abantu bapfiriye ku gasozi hirya no hino. Aho ngaho niho ushobora kubona inkongoro. Inkongoro ni urugero rwa scavenger. Scavenger nk'uko nabibasobanuriye ni za nyamaswa zigenda zirya ibyishwe n'izindi nyamaswa. Rero ntushobora kubona kagoma irya ikintu kishwe n'indi nyamaswa. It only eats the meat from the prey it kills itself. Bivuze ngo kagoma yo irya inyama ivuye ku muhigo yiyiciye ubwayo. Umuhigo itishe ntishobora kurya inyama yawo. Meaning, do not rely on the past. Ibyo bishatse kuvuga iki mu buzima bwacu bwa buri munsi? Bishatse kuvuga ngo ntabwo ugomba guhora buri gihe ushingira ku byo wagezeho mu gihe cyahise. Nukuvuga ngo ugasanga hari wenda ibintu runaka wakoze urabishimirwa, ubihererwa n'ibihembo, ari ugasanga umaze imyaka 5, umaze imyaka 10 ukirata bya bintu wagezeho cyangwa se bya bintu ukoze mu myaka 5 ishize. Oya, ibyo ngibyo biba bimeze nkaho mbese ukiri kurya inyama z'inyamaswa yapfuye kera. Ugomba mbese gutambuka ibyo bintu, ibyo wagezeho wabigezeho mu gihe cyahise, ahubwo ugashaka noneho umuhigo mushya mw'iki gihe ugezemo. Mu yandi magambo, ugashaka ibindi bintu, ugashaka ukubaka ibindi bigwi bishyashya ugomba kugaragaza mw'iki gihe turimo. Ugomba guhora ushakisha andi matware mashyashya yo kwigarurira. Niba hari agace runaka wamaze kugeraho cyangwa se hari ikintu runaka, intambwe runaka wamaze gutera, ntabwo ugomba kumva ko ibyo bihagije ngo uhore buri gihe wirata ibyaho ngaho. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Bivuze ngo ibyo wari ushoboye gukora mbere mu gihe cyahise, ibyo nyine warabikoze, ariko noneho mw'iki gihe uragomba gutera indi ntambwe ukagera ahandi hantu utageze, ugakora ibindi bintu utakoze. Uragomba kurekera ahahise nyine aho habarizwa. Ahahise habarizwa he? Habarizwa mu gihe cyahise. Uragomba kubasiga aho ngaho inyuma, hanyuma ugakora ikirego, ugakomeza imbere. Number 6. Icya gatandatu noneho kagoma itegura abana bayo cyangwa se yitegura. Ni ukuvuga ngo preparation, gutegura. Ibigenzi ite kagoma? Reka turebe. Ni ukuvuga ngo kagoma iragenda ikajya mu cyari cyayo, noneho ikavanamo ya moya iba yaragiye isasa mu cyari, isasira utwana twayo, ikavanamo twatsi tworohera iba yaragiye ishyiramo. Mbese uko utwana dutangira kugenda dukura, kagoma iratangira ikagenda ituvanamo. Noneho twana tugatangira kumva turi uncomfortable cyangwa se tutishimiye nyine aho hantu dusigaye tuba. Urumva mbere icyari cyari kimeze neza, noneho za nyina zikagenda cyangwa se za nyina nyine z'utwana zikagenda zivanamo moya, zikavanaho amababa zagiye zisasa, zikavanaho hagasigara ibintu by'ibiti bishinyitse biri aho ngaho bikoze icyari nyine. Noneho uko za kagoma ntoya cyangwa se utwana twa kagoma dutangira kumva tutameze neza nyine, tukumva turabangamiwe, dutangira gukubita amababa yatwo tugerageza kuguruka, noneho tugatangira kwiga kuguruka ubwacu. Noneho iyo bimaze rero kuba ibintu utwo twana tudashoboye kwihanganira kubera ububi bw'aho hantu twabaga, uko hasigaye hameze nabi, birangira nyine twana byanze bikunze tugomba kuguruka. Nta kindi, uko byagenda kose twisanga tugomba kuguruka, tukaguruka tukava muri cya cyari, kubera ko kuba mu cyari mbese bimaze kuba bibi cyane ku buryo twumva tudashoboye kugumamo.
your comfort zone. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Uragomba kuva muri comfort zone yawe. Comfort zone, iyo tuvuze comfort zone tuba dushaka kuvuga bwa buzima cyangwa se hahantu uba wibereye wumva udashaka kuva, ukumva uko ibintu bimeze. Tuvuge wenda niba ari akazi umaze kugira experience ihagije mu kazi, ukumva mbese ko ushaka kwigumira aho ngaho, ntushaka ikintu kigusaba ubushobozi burenzeho, ntushaka ikintu kigusaba izindi imbaraga zisumbuye kuzo umaze imyaka 5 cyangwa 10 ukoresha, ugasanga mbese wibereye muri comfort zone ku buryo wumva n'uwakubwira ngo rwose aguhindurira akazi, yewe akongere n'andi mahirwe runaka, wenda ushobora kuvuga uti oya ntabwo nshaka kubijyamo kugira ngo ahari bitanesha umutwe, cyangwa se wenda sinzi wenda bishobora kunsaba ibyo nafite. Oya, uragomba kuva n'icyo kintu cyitwa comfort zone, hahantu mbese wumva uri ukumva uratuje, ukumva haguhaye amahoro. Akenshi ahantu haguhaye amahoro burya akenshi uzitegereze neza urebe ibintu wanga kuvamo kubera ko ari akamenyero, kubera ko wumva ibyo ukunze mbese udashaka kubirekora, akenshi ntabwo biba ari ibintu bigufasha gutera imbere cyangwa se kuzamuka ku rundi rwego. There is no growth there. Aho ngaho muri comfort zone ntushobora kuhaterera imbere, ntushobora kuhazamukira, nta gukura, ntushobora gukurira muri comfort zone. Last but not least, noneho icyanyuma ariko kitari gito mu bindi byose, number 7. Icyo nicyo cya karindwi. Eagles possess vitality. Burya za kagoma zigira imbaraga, zigira ubushobozi, zigira imbaraga, zigiramo imbaraga ubwazo zidasanzwe. When the eagle grows old, iyo kagoma imaze gusaza hari ikintu kidasanzwe, ngira ngo utege amatwi witonze wumve, hari ikintu kidasanzwe kagoma ikora. feathers become weak and can. Urabona iyo imaze gusaza amababa yayo aratangira akagenda yoroha ku buryo aba atakibasha nyine kwitwara ngo ayitumbagiza ayijyane mu kirere nka kwa kundi twahoze tubibona zitumbagira zikagera kure cyane mu gihe cy'umuyaga mwinshi cyane. Noneho ugasanga ayo mababa kubera ko itangiye gusaza ntabwo ashobora kuyitumbagiza ngo ajyane hejuru, ariko noneho nta nubwo ashobora no kuyihutisha nk'uko ibishaka. This makes him weak. Ibyo rero bigatuma kagoma ihinduka inyantege nke. And could make him die, so ibyo rero kuvuga ngo kagoma yabaye inyantege nke, ibyo biba bivuze ngo bishobora no kuyicisha, bishobora no gutuma ipfa imburagihe, kuko kagoma ibeshwaho n'imbaraga zayo. Kagoma ibeshwaho nuko ibasha mbese kubaho ubuzima bwayo yihigira, kandi ikaba ifite imbaraga zituma igomba nyine kubona umuhigo byanze bikunze. Twabyumvise ko kagoma si inyoni nk'izindi ngo izagenda irya ibyipfishije, oya, iragomba kurya ibyo yihigiye. Bivuze ngo rero niba amababa yayo amaze kunanirwa, ibyo bivuze ngo kagoma irahinduka inyantege nke, ndetse bishobora no kuba byatuma ipfa imburagihe. Niyo mpamvu rero kagoma iyo imaze gusaza iragenda igashaka ahantu yibera, ahantu hayonyine. he retires to a place far away in the mountains. Ikajya ahantu hakure cyane mu misozi. And while there, noneho igihe iri aho ngaho mu misozi hari ikintu ikora kidasanzwe, ngira ngo utege amatwi nawe uvane isomo rikomeye cyane. plucks out the weak feathers in his body. Ni ukuvuga ngo kagoma iki ikora igihe iri aho ngaho mu misozi yonyine, ipfura amababa yose, ya mababa yose ifite amaze kunanirwa, igenda iyapfura iyavanaho, iyivanamo mu mubiri. And breaks his beak. Noneho umunwa wayo nawo uba wari umaze kugondama, usa naho umaze gusaza. Iki ikora irawuhondagura ku rutare kugeza igihe ujanjaguritse ukameneka. And his claws Inzara zayo nazo ikazikuba ku rutare zose zigacika. against the rocks until he is completely bare. Noneho icyo gihe isigara nta kintu ifite, nta munwa ifite, nta nzara ifite, amababa yose yamaze kuyapfuraho. A very bloody and painful process. Nuvuga ngo icyo ni igikorwa mu by'ukuri kiba ari igikorwa kitera uburibwe bwinshi cyane, ndetse ikava n'amaraso menshi cyane. Then he stays in his hiding place Hanyuma ibyo ngibyo imaze kubikora rero iragenda ikaguma aho ngaho mu bwihisho bwayo until he has grown new feathers, kugeza igihe izamerera andi mababa mashya, new beaks, ikamera undi munwa mushya, claws, ndetse ikamera n'inzara zayo, ikamera izindi nzara nshya. and then comes out flying. Hanyuma yarangiza igasohoka handi muri bwa bwihisho bwayo yarameze umunwa mushya, ifite amababa mashya, ifite noneho n'inzara nshyashya. Than ever before. Hanyuma icyo gihiza ibasha kuguruka igatumbagira ikagera mu kirere kuruta uko yaba yarigeze yagera na mbere hose. Meaning, we occasionally need to
shed off old habits. Ibyo bishatse kuvuga ikiro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bishatse kuvuga ngo akenshi burya birakwiye ko tuzajya twisuzuma tukagira imico cyangwa ingeso za kera tugerageza kugenda twivanaho tukikunkumura, mbese tukivanamo ingeso n'imiterere n'ibintu bya bintu bya kera bitakidufitiye umumaro. No matter how difficult. Uko byaba bigoye kose turagomba kugira ibintu bya kera twiyambura, tukiyambura ibintu imico, imyizerere, tukiyambura mbese za ngeso bya bintu bya kera bitadufitiye umumaro. Things that burden us or add no value to our bya bintu mbese usanga bituremereye akenshi ndetse ugasanga nta n'agaciro byongera ku buzima bwacu. lives should be let go. Ibyo tugomba kubirekura, tukabitakaza, tukabireka bikava mu buzima bwacu. Thanks for watching this video. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wakoze wowe wafashe umwanya wo gutega amatwi ibi bintu 7 dukwiye kwigira kuri Kagoma. Nkwibutsa ko iyi ni channel yanyu, ntabwo ari channel yanjye, ni channel yanyu. Niyo mpamvu wowe wagize amahirwe yo gufungura iyi video, niba utarakora subscribe nakwibutsa kugenda ukayikora, hanyuma ukayisangiza n'abandi iyi video kugira ngo nabo bakomeze kumva ibiganiro byiza by'ubwenge nk'ibi ngibi dukomeza kugenda tubagezaho. Ikindi nuko intego yacu ni yayindi, ntabwo irahinduka. Bring the things you love closer to your heart. Nukuzana ibintu mukunda mu by'ukuri, ariko noneho ntabwo ari ibintu mukunda gusa, ni n'ibintu bibafitiye umumaro, tukabizana tukabyegereza umutima wanyu. Ibiganiro nk'ibi by'ubwenge, indirimbo nziza zisobanuye, ukaba wumvaga indirimbo ariko utazi icyo isobanuye, iyi channel ni yawe kugira ngo ibyo bintu byose wajya gukunda ariko mu by'ukuri utazi aho wabivana ubashe kubyumva kandi ubifite hafi y'umutima wawe, closer to your heart. Ngewe wakugezagaho ibi ngibi ni Gervais Achebe. Ushobora gukora share, subscribe kugira ngo dukomeze tuzamukane, dukomeze dutere imbere. Ciao ciao.